Nibavuga u Rwanda uri umunyamateka uzahita utekereza igihugu gito cyabayemo jenoside. N'ubu uri umushakashatsi ku bumenyi bw'isi, nta kabuza uzatekereza igihugu cy'amabengeza, imisozi y'uburanga, ingagi mu birunga, pariki nk'Akagera na Nyungwe, ibiyaga nka Kivu, inzu zidasanzwe nka Kigali Convention Center. N'ubu uri umushoramari uzatekereza u Rwanda nk'igihugu cya kabiri muri Afurika cyorohereza ishoramari kandi cy'amahoro. U Rwanda ruratumbagira uko bwije n'uko bukeye, iterambere riravuduka nta mupaka, ikoranabuhanga n'ubukungu biranyaruka buri munsi. Ese bizagarukira he? Igisubizo nuko nibikomeza gutya mu myaka ya vuba rwose ruzaba ruri mu bihugu by'ibihanganye nka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Mu minsi ya vuba intore z'u Rwanda zashyizwe mu murage w'isi udafatika. Kuri ubu rwakoze imodoka y'amasiganwa ya Crosscar. Iyi modoka yakorewe mu Rwanda igakorwa n'Abanyarwanda, niyo tugiye kuvugaho. Ni imodoka yakozwe n'abanyeshuri ba IPRC Kigali. Yamuritswe mu nama yaberewe mu Rwanda y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka FAI. Crosscar ni bwoko ki? Imiterere yayo ni iyihe? Muri iyi nkuru turagaruka no kuri iyi nama yabereye muri Kigali Convention Center. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Mbahaye ikaze muri FAI. Ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muburo wacu wa Mira Rwanda, turakwishimiye. Nanone ikaze. Hari ku mugoroba wo kuwa kane tariki ya 14 Ukuboza 2024 nibwo Perezida Paul Kagame n'umuyobozi wa FAI bamuritse imodoka y'amasiganwa yakorewe mu rw'imisozi igihumbi. Perezida Paul Kagame ari hamwe na Perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka ku isi FAI, Mohamed Ben Sulayem, bamuritse imodoka y'amasiganwa ya Crosscar yakorewe mu Rwanda n'abanyeshuri muri IPRC Kigali cyangwa se Integrated Polytechnic Regional College Kigali, ryahinduwe rikitwa RP Kigali College. Iki gikorwa cyabaye ku mugoroba wo kuwa kane kibera muri Kigali Convention Center, ahamaze iminsi habera intama z'inteko rusange ya FAI. Ikaba yarashojwe kuwa gatanu tariki ya 13 Ukuboza 2024. Umukuru w'igihugu na Ben Sulayem batashye imodoka bari hamwe n'abandi barimo Perezida w'ishyirahamwe Nyarwanda ry'umukino wo gusiganwa mu modoka Gakwaya Christian. Iyi modoka yari imaze igihe kigera ku kwezi ikorwa n'abanyeshuri muri IPRC Kigali, aho bafatanyijwe n'umutekinisiye wa FAI. Biteganyijwe ko Umuholandi Max Verstappen wegukanye Formula 1 uyu mwaka azagerageza imikorere y'iyi modoka nka kimwe mu bigize ibihano yahawe na FAI. Nyuma yo kumurika iyi modoka, abayobozi bitabiriye umusangiro wahuje abantu batandukanye bitabiriye inama y'inteko rusange ya FAI yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 120 iri shyaka rimaze rishinzwe. Abayobozi mu nzego zitandukanye zirimo iza politike n'ibyamamare muri siporo n'imyidagaduro nka Steve Harvey bari mu bitabiriye uyu musangiro wabereye muri Kigali Convention Center. Inteko rusange ya FAI ikaba yarashojwe n'itangwa ry'ibihembo byayo ku bakinnyi babaye indashyikirwa mu masiganwa itegura, bitangirwa muri BK Arena ku mugoroba wo kuwa gatanu. Reka noneho tuvuge ku miterere y'imodoka ya Crosscar. Crosscar ni imodoka ifite ibice bitandukanye by'ingenzi, harimo intebe y'umukinnyi imufasha kwirinda, moteri igendanye n'amarushanwa, amapine yabugenewe ndetse n'imiterere y'ubwirinzi burinda impanuka uyirimo. Iyi modoka iba ifite ibyo twakwita nk'inkingi z'ibyuma zikikije intebe y'umukinnyi, akaba ari byo biba bifasheho imikandara 6 ibiziritse umukinnyi kugira ngo abatava mu ntebe byoroshye, kuko imodoka ubwayo aba ari nto cyane. Bitewe n'ubuto bwayo ntabwo igira umuryango ukinguka, ahubwo idirishya ryayo ni ry'umukinnyi acamo yinjira kandi akabanza agakuramo vola kugira ngo abashe kugeramo neza. Iyi modoka igira feriyam ikoreshwa cyane iyo basiganwa, kuko mu gihe umukinnyi yagiye gukata ikorosi yihuta akuramo vitensi akazamura feriyam. Igira utundi dukoresho tw'ingenzi, harimo dufasha umukinnyi kuba yakupa umuriro wose w'imodoka igihe cyose habaye ikibazo, ndetse n'ibizimya nkongi bishobora kwitabazwa mu gihe cy'impanuka ikomeye. Ntabwo kuko usanzwe usiganwa muri rally bivuze ko wakina amarushanwa y'imodoka za Crosscar. Bisaba ubundi bumenyi n'amahugurwa kuko bitandukanye cyane. Mu Rwanda hasanzwe uyu mukino, ariko mu gihe gito harateganywa kugurwa izindi modoka za Crosscar zikifashishwa mu gutangira shampiyona yazo mu rwego rwo kongera amasiganwa mu modoka. Perezida Paul Kagame mu ijambo rye rya nyuma yo gusura iyi modoka yagize ati: "Mbere yuko twinjira, jye na Mohamed twasuye imodoka yakorewe hano mu Rwanda n'abanyeshuri bakiri bato, abanyeshuri bo mu mashuri ya Tekinike Rwanda Polytechnic. FAI yari ibiri inyuma, binyuze mu gutanga ubumenyi no gushishikariza abantu kugaragaza impano n'ubumenyi mu bintu bitandukanye bashoboraga gukora cyangwa guhanga. Kubw'ibyo rero FAI
ndashaka kubashimira. Ndagushimira cyane Mohamed, ndetse n'abanyarwanda barishima ko mwese muri hano. Ariko si ku Rwanda gusa, ndashaka ko mwumva ko binyuze mu kuba muri hano n'ibikorwa byanyu bigera kure ku mbibi zose z'uyu mugabane, ni ku bwa Afurika. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko Afurika itagirirwa icyizere cyo kwakira ibikorwa byinshi, ariko binyuze mu mpano z'abakomoka kuri uyu mugabane hari igihe kizagera bakajya bakurura abahandi kubiyungaho. Ati haracyari igihe kugira ngo ibintu byinshi bijye bibera hano muri Afurika, ariko Afurika igira impano zihariye nyinshi. Abakiri bato bari hose mu byiciro bitandukanye bya siporo ni benshi, ariko bagorwa no kubona amahirwe, kandi kuba muri hano nzi ko biri guha umurongo uburyo ayo mahirwe yagera ku mugabane wacu. Ndashima ko ubutumwa bwumvikana, aho kugira ngo Afurika yohereze impano zayo hanze, yagize ikuza kandi zikaguma muri Afurika. Bisobanuye ko tutaguma kuba hasigaye hisi hose, ahubwo tukagaragaza aho dushaka kujya nka Afurika, dukurira abandi kuza kutwiyungaho, tukabagaragariza ubushobozi buri ku mugabane wacu nko mu mikino yo gutwara imodoka n'ibindi. Yashoje ashimira abitabiriye inama ya FAI, avuga ko kuba barigereye mu Rwanda bakwiye gusubira mu bihugu byabo, hari ibyo barumenyeho bitandukanye n'ibyo babona mu itangazamakuru no kuri interinete. Ati mwarakoze cyane kuduha uyu mwanya, mwakoze kubana natwe hano. Nzi neza ko ubwo muzaba mwitegura gusubira iwanyu muzaba mwabonye ibihagije bidakunze kuvugwa neza mu itangazamakuru, kuri interinete n'ahandi. Mwarebye, mwumvise, hari ibyo mwikoreho n'amaboko yanyu, bityo muzi byinshi kurusha ibyo mwari muzi mbere. Mugubwe neza, mwiyumve nk'abari mu rugo. Ntugire icyo utishimira, hari uwo guhamagara ukamubwira akagutunganya, kandi twese turahari ngo tubikore. Ubwo yarahaye ijambo umuyobozi wa FAI Mohamed Ben Sulayem, yatangiye agira ati abantu muri hano mwese mwavuye hirya no hino ku isi muri amahoro, kandi mwishimiye ko muri mu Rwanda. Hafi ya bose bashubije bagira bati yego, ubundi bakoma amashyi. Yakomeje avuga ko ubuyobozi bwa FAI bwakoranye ibya hafi n'u Rwanda mu gutegura iyi nama, ashimangira ko ari ubwa mbere bakoze inteko rusange aho bagiye bakakirwa n'umukuru w'igihugu. Yagize ati ndashaka kubabaza ikibazo, ninde muri mwe wigeze uza mu musangiro wacu na mbere y'uko muba perezida hakaza umukuru wa guverinoma cyangwa perezida kubasuhuza? Ben Sulayem yongeyeho ati Perezida Kagame, turabashimira ku cyizere mugirira FAI. Ndashaka gushimira buri wese waje hano aho yaturutse hose. Uyu musangiro wari witabiriwe n'abayobozi b'inzego zitandukanye na minisiteri zo mu Rwanda, abitabiriye inama ya FAI n'abandi bashyitsi batandukanye barimo abazwi muri siporo nka Kelera Kamanzi uyobora NBA Africa, Amadou Garofal uyobora irushanwa rya Basketball Africa League, n'umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filimi Steve Harvey. Hahembwe kandi abanyabugeni b'abanyarwanda bakoze igihangano kijyanye n'isabukuru y'imyaka 120 FAI imaze ishinzwe, aho wabaye wa mbere ari Ishimwe Gade wo muri Rwanda Polytechnic Kigali College, ndetse n'igihangano cye kikaba kizashyirwa ku cyicaro cy'ishyira hamwe i Paris mu Bufaransa. Amashuri ya Rwanda Polytechnic akomeje gukora ibidasanzwe mu Rwanda, aho tekinoloji yo mu Rwanda ikomeje gutumbagira. Mu mwaka wa 2020 igihe coronavirus yavuzaga ubuhuha, abanyarwanda babiri b'inzobere mu gukora ibikoresho by'ubuvuzi biomedical engineers bo mu ishuri rikuru ryigisha imyuga n'ubumenyingiro IPRC Kigali bahuje imbaraga bakora imashini yifashishwa mu kongera umwuka abarwayi b'indembe, ventilateur. Tugarutse inyuma gato kuri ya nama yabereye muri Kigali Convention Center, bidasubirwaho u Rwanda rwatanze kandidatire yo kwakira isiganwa rya mbere rikomeye mu mukino wo gutwara imodoka Formula 1. Byatangajwe ku mugaragaro na Perezida Paul Kagame mu nama y'inteko rusange y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka FAI. Iyi ngiyi n'ubundi twavuze yabereye mu Rwanda. Hashize imyaka 31 nta siganwa rya Formula 1 ribera muri Afurika, uko iriheruka ari ryo mu 1993. Hashize imyaka 31 nta siganwa rya Formula 1 ribera muri Afurika, kuko iriheruka ari ryo mu 1993 ubwo ryakirwaga na Afurika y'Epfo. Uko bigaragara ubu Rwanda ruramutse rwemerewe kwakira isiganwa rya Formula 1 ntibyaba mbere ya 2028, uko imijyi izakira andi masiganwa yose kugeza 2027 yamaze gutangazwa. Inkuru twabagezagaho ni naha tuyicumbikiye. Nge ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muburo wacu turakwishimiye, kandi uzagaruke. Mbifurije amahoro n'amafaranga naho ubutaha. Muguhiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.